abagabo abasore abati bose abasaza umusaza bijya bikwinjirira ibyo binyangosa urumva ni rwa rwego rw'abantu nyine baba bashaka kugukurura nyine kugira ngo bagere ku cyo bashaka namara kukigeraho yigendera abagabo bafite imitwe myinshi cyane noneho ntabwo turajya yenda ku kantu noneho kari kagushutse noneho burundu nyine nka story yenda kujya hahandi nyine umwana w'umukobwa nyine avuga ati byarangiye nta zindi mbaraga afite nyine urumva uwo mugabo kugira ngo nyine mumenye twari twaraciye muri byinshi urumva yatangiye nyine ntereta gutyo ayo anafite imitoma byatare urumva nyine umuntu w'umugabo aba aza kukureba nyine yamaje kugusaba mu mutwe yamaje kumenya ngo ndamuhera hehe agatangira kwiga intege nkeya zawe baba bajijutse kurusha abasore ufashe amafaranga miliyoni imwe ugakuraho igiceri cya rimwe wasigarana angahe miliyoni imwe ugakuraho igiceri cya rimwe hasigara ibihumbi 999 ibihumbi 999 urumva ari byo kanekereze neza ibihumbi 999 ibihumbi 900 ya nibyo ibihumbi 999 urakoze ku nkoso urakoze ku nkosoro ibihumbi 999 okay ubwo Afrika yabonye ubwene gihugu ryari ntago mbyibuka hafi nose Afrika yagira ubwene gihugu gute bite nuko ufite ubuhe bwene gihugu wowe ufite ubuhe bwene gihugu bw'ubunyarwanda watangira wibwira abadukurikiranye amazina yanjye nitwa Karemera Mamita Gisele Karemera Mamita Gisele Mamita burane nk'iki kirimi uzashaka kubimenya azajye kuri Google bazabimwereka yenda nkaho wabishakishije se watubwiye Mamita bisobanura oya uwagira amatsiko kurimenya ajya kuri Google bazarimwereka babiriho narinzi Gisele gusa abisinungu niryo rindi niryanjye hari umuntu wakubwira se kosa na Miss Mutesi Jolly nta wari wabimbwira gusa wenda ushaka kuba wabonye nsa nabi bitewe wenda nuko uyu munsi nabyutse nsa ariko buri munsi bambwira abantu batandukanye dusa ni nk'abaye abantu bakunda kubwira ko musa hari uwigeze kumbwira ngo nsa na Asia rimwe na rimwe arijyanda bambwira ngo nsa na Knowless abandi nyine abantu benshi batandukanye mbese biterwa nuko nabyutse cyangwa wenda biterwa na make-up nabyukanye uwo munsi sinzi ese Mamita Gisele ni muntu ki ndi umukobwa mu myaka ntabwo nayivuga oya ntabwo ari ukuyisha akunda ahubwo bikunda kuntera isoni cyane iyo mvuze imyaka yanjye abantu ntabwo bayemera ntacyo yitubwiye hano muri comment baraza kwandikamo ngo nibyo iyo myaka ni yawe cyangwa se yawe okay ndi umukobwa w'imyaka 25 nkaba ndi umukinnyi w'amafilime nyarwanda nkaba ndi n'umucuruzi wa Made in Rwanda nkaba narize amashuri abanza n'ayisumbuye icyiciro cya kaminuza cyo sindagitangira ko sindabitekereza ndumva ari ibyo sinzi nimba ari ikindi kibazo ushaka kumenya kuri njye
byambaye inshuro nyinshi byambaye inshuro nyinshi cyane urumva kugeza ku myaka 25 uko nabikubwiye umuntu aba yaranyuze mu buzima butandukanye abagabo abasore abaki bose abasaza ibisaza bijya bikwinjirira ibyo binyangoza ariko nyine kugeza kuri ubu ngubu na nyine urumva bya mu myaka yanjye ariko ubu namaje kumenya yuko mfite uburenganzira bwo kugira ngo anyake nimero sinzi muhe mfite uburenganzira bwo kugira ngo numva umuntu runaka tuziranye ari kumbwira ibiterekeranye na gahunda ngomba kugenderaho nkahita nsiba nimero ze nkanazibloka ariko ibishuko byo byagiye bimbaho cyane nyine wenda nk'ikintu twakubaye twudukorye nyine akavuga ati ariko nyine wa mutima wanyuma akavuga ati niyo ndokoye to wenda sister wawe yaguhaye nibuka igihe kimwe umugabo wubatse ariko nyine hari ibintu tuza no kuvugaho nyine abakobwa b'iki gihe basigaye bavanga ibisaza abone nabyo byiza sinzi nyine tugenda turaza kukivugaho nyuma ariko wenda bantu tubwire nibuka igihe kimwe umugabo wubatse yigeze kungurira telefone icyo gihe nari nkirangiza kwiga mfite telefone ya karasharamye y'amatoshi angurira telefone ya touch noneho amaje kungurira telefone arambwira ngo andangira ahantu ndi bumusange ariko aho hantu hari muri lodge noneho arambwira ngo impamvu ngiye kumusangayo ni ukujya telefone tuyimeneho amazi ananarebe telefone naguze icyo gihe nahise nibuka yuko nta kintu ngomba gukora ntabwiye mukuru wanjye mpita muhamagara nyine ndamubwira umuntu uyu nyine ko ibintu byose nyine nabaga ndabimubwiye kuko ni nayo mpamvu nyine nabonaga yabera angira inama ndabimubwira nyine arangije arambwira ati itahire ndataha kuva icyo gihe kugeza n'izi saha uwo mugabo nyine naramuburotse ahantu hose ariko buramukuye nyine iyi naramukuye kandi ntabwo nigeze ngira umutima wo kumubwira ngo subira n'ibyawe uwo musaza mwari mwahuye gute mu by'ukuri ntabwo navuga uko twahuye kubera ko arazwi cyane abantu benshi bahita bamumenya kandi si byiza nawe oya nanavuze aho twahuriye bahita bamumenya arazwi cyane ariko rero dushaka nko gutanga isomo amasomo twayatanga kugira ngo atazashuka n'abandi bana b'abakobwa amasomo twayatanga ariko nanone ntabwo ari byiza kumuteza abantu urumva igihe byabereye hashize igihe kinini hashize nk'imyaka nk'ine ngubu wasanga ari abandi bakobwa yashutse gusa nyine wenda icyo nabwira abakobwa ni ukugira ngo nyine birinde kujya mu bintu by'abagabo tu kandi nimba ubonye umuntu w'umugabo aje kugutereta nta kindi aba gushaka we nyine ni kwa kukujyana mu ngeso mbi akaguta nyine arakujyana mu izo ngeso mbi nagera ku cyo ashaka araguta yisangira umugore arasigara wandagaye ibibazo byose bizakuvukaho ntazaba harazaba yigendeye nta kandi kantu se yenda yibuka kuba wambye ko ari twinshi ngira nka tubiri gusa ubundi shana nyine ni amastori maremare tu oya nibyo byiza nyine uburyo ikiganiro kiza no kuryoha ikindi kintu kigeze kumbaho umugabo yigeze kuntereta ari kumbwira ko agiye gukora divorce n'umugore wiwe icyo gihe nari mfite imyaka 23 umva ari mu myaka umuntu atangiye gushyira yumva ko ageze mu gihe cyo kuba yashaka umugabo kandi wabonaga akiri mutoya arambwira agiye gukora divorce n'umugore we umugore nyine ngo yishakiye abandi bagabo ngo wende nyine ngashaka ko tuzabana arambwira nyine ngo ampa nyine n'ukwezi bazatandukanira bazakora divorce nyuma nyine nta n'igihe kinini cyashize nzakubimenya nyine yuko abana n'umugore wiwe bafitanye n'umwana ariko umwana yaramwemeraga ariko nyine aza kumbwira ko umwana abana na mushiki wiwe abarera nyine amurerana n'umwana wa mushiki we mu rugo nyine nyuma nzakubimenya yuko abana n'umugore we banakundana cyane none wowe washingiraga ku kise uvuga yuko yenda batandukanye urumva
ni rwa rwego rw'abantu nyine baba bashaka kugukurura nyine kugira ngo bagere ku cyo bashaka namara kukigeraho yigendera. Abagabo bafite imitwe myinshi cyane. Noneho ntabwo turajya yenda ku kantu noneho kari kagushutse noneho burundu nyine nka story yenda kujya hahandi nyine umwana w'umukobwa nyine avuga ati byarangiye nta zindi mbaraga afite sibyo nimba genda byarakubaye nyine urumva uwo mugabo kugira ngo nyine mumenye twari twaraciye muri byinshi urumva yatangiye nyine ntereta gutyo ayo wanafite imitoma byatare urumva nyine umuntu w'umugabo aba aza kukureba nyine yamaje kugusaba mu mutwe yamaje kumenya ngo ndamuhera hehe agatangira kwiga intege nkeya zawe baba bajijutse kurusha abasore. Jasi hari igihe nyine kigeze kujya nyine bisa nkaho bigiye kugera kuri finali ku bw'amahirwe nyine mpita amenya ko afite umugore. Wowe imbaraga zawe zose zari zashize uvuga ati ngomba kubana nawe cyane pe numvaga ko nyine mu mpera z'umwaka agiye gutandukana n'umugore wiwe undi mwaka dupanga ubukwe mu ntangiriro z'undi mwaka mpita nyine menya yuko afite umugore ariko byari bitangiye kugenda nyine bigera ku ndundura hamwe nyine utangira kumva umuntu wamwimariyemo ku buryo n'icyagukoresha cyose yahita wumva nyine ni fiance wanjye nta birenze. Hari ikigero ugeramo ukumva n'ishuri warireka ukajya kwishakira umugabo koko yego nageze bikuba hose wumva wakwishakira umugabo uri mu ishuri ngeze nko mu wa ariko ngiye byambaye ngiye kurangiza ngeze mu wa gatandatu mu segonderi nibwo byambayeho numva bimbereye byiza narangiza ishuri ngahita nibonera umugabo ariko nyine ibyo byose nyine aba ari ibijyana n'iyo myaka umuntu aba agezemo. Rero icyiza ni uko bagomba gushyira ejo habo hazaza imbere kurusha kwakira mu biganza by'abagabo cyangwa se umuntu uwo ari we wese ushaka kubangiriza ubuzima. Ku kintu se abakobwa bajya bavuga ngo umugabo ngo diplome ya mbere ni umugabo, icyo kintu uracyemera cyangwa? Ntabwo nkemera. Nanjye nkiri mu ishuri nyine bavugaga gutyo nkumva ko nyine ni nacyo cyatumaga nyine ngira courage cyane zo kumva ko icyo cyagushuka ariko baba babeshya cyane. Icyambere ni diplome igiye kubakira ubuzima, naho umugabo se nufata diplome y'umugabo se umugabo wawe ukagenda bikanga, diplome yawe warayihariye umugabo mumaje kubyara umwana umwe abana babiri, ubwo se ejo hawe hazaza nahaye cyangwa aho abana bawe nahaye? Wapi, icyambere ni diplome yo mu ishuri by'abagabo biza nyuma. Ku kintu se abakobwa basiga bakunda kuvuga ngo twe twikundira ngo abasaza ngo abasore reka numvise ko nawe byagiye bikubaho nyine abantu bakuru bagiye bagutereta n'iki, icyo kintu ukivuga hiki bimeze bite? Abakobwa bafite ubushyuhe ku buryo bashaka abasaza cyane, abasore nta kintu bashoboye, bimeze bite? Buriya kenshi abakobwa bakunze kuvuga yuko abasaza ari bo beza kurusha abasore cyangwa abagabo bubatse ari bo beza kurusha abasore, baba bafite ingeso yo gukura kwa kundi abakobwa bakunze kubyita ngo ni ugukura ibyinyo ariko ntabwo ubundi ariko biri. Ubundi umuntu ni uwo mu kigero cyawe, nimba atari uwo mu kigero cyawe ubwo nyine ni kwa kundi ni babandi baba bashaka gukura nyine ibyinyo, ko abagabo nabo babaha amafaranga bashaka. Umugabo aza afite icyo agushakaho, ashaka kukumariraho ibyo afite byose akagera ku cyo ashaka, nyuma yaho aragenda. Ubwo urumva nawe umukobwa nawe wamenyereye ba bagabo na ba basaza, iyo abonye amafaranga aragenda agafata undi mugabo cyangwa undi musaza. Ni ukuvuga ni ubwo buzima babayeho nyine bwo gukora change. Bagira bita ngo na slay queen urabazi? Yanjye mbumva. Ujye bumva nk'umuntu ushaka kukureba se we akakubonamo umusslay queen wamubwira iki? Ubwo sinzi icyo yabagendeyeho. Ntabwo bikubwira se? Oya, hari akenshi hari nk'ukuntu nyine babona ukina filime uriya ni umusslay queen. Sinzi iyo umuntu agiye kwita undi slay queen icyo abagendeho, cyane ko njye n'ibintu by'aba slay queen ntabwo ndabisobanukirwa ngo nsobanukirwe kuki uyu bamwita slay queen, kuki batamwita slay queen, ko mbona bajya kugira imyitwarire imwe, kuki batitwa kimwe.
ntawe ndabisobanukirwa. Ubundi se iyo bavuze ijambo slay queen wumviye ibyo ndi kukubwira sindabisobanukirwa. Ntago uramenya ngo uyu ni slay queen. Bashaka no kuvuga yenda urugero ngo Shadibu ni slay queen, sibyo? Yenda sinzi nimba muze Strawberry no slay queen, sibyo? Yeah, nyine tu types nyine nk'abakobwa nk'abariya, sibyo? Wowe ubundi ubyumva ute nyine iyo wumvisha ngo uriya ni slay queen, uba wumva slay queen ari nk'iki? Ntago njya mbitinda. Mbifata nyine gutyo nk'uko wakumva ibintu nyine gutyo ukumva ntubiha agaciro ukikomereza. Ntago njya mbitindaho. So no kuvuga ngo wowe nk'umuntu wakwita umusslay queen cyane cyane ko urakina na filime n'igihe bavuga ati akina filime na slay queen nagende. Ubwo nyine uzanyita slay queen sinzi icyazaba agendeyeho cyane ko nakubwiye ko ngiye byo sindamenya biva niyo bijya, ariko ushaka kunyita uko ushaka, ariko ngewe icyo nshaka kugeraho kizakomeza. So kuri ubu ngubu ufite iyihe ntumbero mu buzima bwawe, n'iki wumva ushaka kugeraho? Ikintu cya mbere nshaka kugeraho nuko nshaka kubaka izina muri sinema nyarwanda nkuko niyumva mu bushobozi bwo kubikora. Nshaka kugera ku ntera irengeje iyo ndiho, nkuko nakubwiye ko ndi umutangizi, ariko nifuza ko byibuze nazagera ku rwego rwo hejuru cyane. Kandi nanone nifuza nkuko nari nakubwiye ko nkora muri Made in Rwanda, ndi umucuruzi. Nifuza ko nyine nazaba umucuruzi ukomeye, nkaba ukomeye muri sinema. Nyine nizo ntumbero zanjye ubu ngubu mfite mwino minsi, nicyo mba numva nshaka gushyira imbere cyane. Ese ururiza hehe ucuruza ibiki? Made in Rwanda ya umuntu ayikeneye yayisanga hehe? Yameze so curuza Made in Rwanda ibintu bijyanye n'imitako, imyenda, inkweto, amashanete, ibintu byose nyine ntago ari byo mu Rwanda gusa, urebye muri East Africa. Byose nyine ndabicuruza. Washaka kumpahira kuri Tedemira ya kera abantu bose barahazi. Yego, kuri Tedemira ya kera turutse aho yahoze, umuryango wa mbere urawurenga, uwa kabiri naho ngaho birakurikirana. Cuza umuryango wa kabiri. Nyamuneka muze kumushaka mujye kumuhahira rwose, dore ibintu byanakomeje. Hari ikintu cyo gutwara inda kw'abana b'abakobwa kiriho muri no minsi, cyane cyane byaje muri bino bihe bya corona. Ese yenda tufite no muri rusange cyane, umwana w'umukobwa ubona guterwa inda biterwa n'iki? Akenshi cyane ko nanjye ndi muri urwo rugero, rumva mba naragiye nyine mbona experience nyinshi, bashuti banjye baziranye nabo byabayeho. Ariko inshuro nyinshi cyane usanga abana benshi baterwa amada babyatewe na Justin. Ari ukuntu nk'umwana avumbuka, noneho imivumbukire yiwe atagira ababyeyi bamuganiriza ngo bamwereke inzira mbi n'inziza, cyangwa se nka mukuru we cyangwa undi muntu umukuriye amwereke inzira mbi n'inziza. Noneho bigatuma noneho abona ibishuko byinshi cyane. Noneho bya bishuko nibyo bizamuganisha kuri za nda zitateganyijwe, cyangwa se akaba ari umwana, urugero afite wenda ibintu byinshi akeneye, ariko ababyeyi biwe ntago babona umwanya wo kugira ngo bamwiteho, bamenye ngo umwana akeneye iki, turamufasha iki, niki tudafite tubimubwire, yihangane igihe iki niki tubimukorere. Ugasana no wa mwana agiye gusha, nimba abonye nk'umuntu umushuka gatoya, arahita profita yumve ko ariho agiye gukora kimwe adafite ababyeyi batigeze bamuha. Aho hazavamo za nda zitateganyijwe. Cyangwa se nanone bishobora no guturuka ku irari nyine ry'umwana bitewe n'imyaka agezemo, bikaba byamukurira ibyo bishuko. Bashobora no gutwara iyo nda bitatewe n'ibishuko bamuhaye, wenda bamuhaye utuntu kugira ngo bamusambanye atware izo nda,
ahubwo bigaturuka ku irari rye, ariko kubera ko nta control afite, nta muntu afite umuganiriza mwereka ikibi n'icyiza, ugasanga ese yishora akabazanye zanda zitateganyijwe, atari uko nta kintu yabuze, ahubwo ari uko atigeze abona ibiganiro bimuhugura mu mutwe kugira ngo amenye ikibi n'icyiza, amenye uko agomba kwitwara. Njye nuko mbyumva. Ese ubona akenshi imyaka umwana w'umukobwa akunda gushikirwamo ni hagati y'imyaka ingahe n'ingahe? Hagati y'imyaka 15, kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka nka 20, burya umuntu aba akiri umwana. Hagati ya 15 n'imyaka 20 abo bana barushikika cyane. Ese batubwiye yuko yenda ufite inshuti zagiye zitwara inda, wowe bigenje ute kugira ngo yenda bibe bibashe kuba bitarakubayeho? Njye mfite mukuru wanjye ajya akunda kunganiriza cyane kandi akanamba hafi. Niyo mpamvu nyine navugaga ko byose biterwa nuko nta muntu baba bigeze babona ubitaho. Mfite mukuru wanjye ajya anganiriza cyane akamba hafi, ndetse ntabwo yigeze atuma hari ikintu nabura. Buri kimwe cyose yaragikoraga ariko agakomeza ambwira ati ujye wirinda, akampa nyine inama nyinshi, akampa ingero nyinshi, bituma nyine ya magambo agenda nsubiramo buri munsi nyine nyakurana kugeza na n'izi saha nyine aba aracyambereye impamba. So ahangaho twavugaga kuri ibyo bibazo by'abana b'abakobwa bagenda bahura nabyo, sibyo? Ese wabwira iki yenda nimba ababyeyi, nimba ari abadukurikirana yenda bakiri urubyiruko bakiri hasi, inama wabahaniye? Ikintu cya mbere nahera ku babyeyi, nkabashishikariza kwita ku bana babo, cyane cyane abana b'abakobwa, ko abakobwa duhura n'ibishuko byinshi cyane kandi bitandukanye. Buri mugabo cyangwa buri musore wese aba afite uburyo bwe bwo kugira ngo akurure umukobwa. Uburyo uzi ntabwo ari bwo ndakoresha, gusa nyine icyo bagomba gukora ni ukubaganiriza cyane kandi bashyizeho umwete, kubera ko ibishuko bye byabaye byinshi, kandi uko iterambere rigenda riza niko abana bagenda bararuka kurushaho. Rero icyiza ni ukubafatirana mu maguru mashya, bakajya babagira inama, bakabaganiriza, kandi nimba ari umubyeyi w'umumama, umwana we akamufata nka murumuna we, ku buryo umwana we nawe akora amwisangamo, akamuganiriza byose, kuko ni naho umubyeyi azahera amenya ngo umwana wanjye ndamuhera hehe, mugira inama. Kandi abana b'abakobwa nabo icyo nababwira ni ukumenya ko ubuzima bwabo buri mu maboko yabo, bakita nyine kuri ejo habo hazaza kurusha kwita kujya mu bagabo, kujya mu basore. Nimba uzi yuko imyaka yawe itaragera, cyane cyane nk'abana baba bakiri mu mashuri, bakunze nyine hari ikigero ugeramo kumva n'ishuri warireka. Aka kanya niki kintu wicuza mu buzima bwawe? Nkiri umwana utajya wibagirwa? Ikintu cyambaye kera nkiri umwana ntajya nibagirwa, kera umusaza wanjye wo kwa tante na garo tuvukana, ariko ni mukuru kuri njye, yigeze kunyuriza ku ntebe, mama nk'uko nicaye, mama yari yicaye gutya ku ntebe, anyuriza gutya ku rutugu rwa mama, ashaka kugira ngo mfate ibere rya mama anyuze gutya ku rutugu, ahita ndekura ngo bita umutwe hasi. Ayo urumva ni musaza wagakwiye kucyicuza? Ntabwo mbyicuza, ahubwo ni ikintu cyambayeho ntashaka kwibagirwa. Ikindi kintu cyambayeho ntashaka kwibagirwa, nigeze kubwira barumuna banjye twurira igiti tujya ku ishami rimwe, noneho murumuna wacu mutoya ajya imbere arazunguza kuri nyina, abana barya umunyenga ku giti, noneho cya gishami gita gikonyoka, twese twikubita hasi. Urumva yari njyewe na barumuna banjye babiri n'abandi bana babiri b'abaturanyi, kandi bose narabarutaga. Wa murumuna wanjye ko wari uri imbere yahise atumbagira yikubita hirya cyane kuturusha, abandi barahagama. Hano tugiye kumureba dusanga yarerembuye, icyo gihe twarirukanse turamuta. Oya, bwari ubwana. Nicyo kintu kindi nyine ntajya nibagirwa.
ese ari cyane nshaka kubaza ngenda ni muri connaissance générale Afrika yabonye ubwene gihugu yabonye independence ryari ntago nyambyibuka ntago mbyibuka ntago byibuka shasi mbyibuka pe bino nk'ibyo mbiruka muri tronkome ntago mba mbyibuka urumva utibuka igihe Afrika yaboneye ubwigenge wapi nta n'igitekerezo namba nibuka none se reka nze nkubaze yenda sibyo u Rwanda basi sibyo rufite uturere tungahe ntago mbyibuka nabyo rufite intara zingahe rufite intara enye okay umugabo bita Bill Gates uramuzi njya mwumva umuzi hiki nzi ko afite amafaranga gusa nta kindi akaba ari nawe wakoze Microsoft aho icyo nzi nuko ari ufite amafaranga menshi byakora byo ntabyo nzi ntabwo Microsoft ariko urayizi ndayize ko sinzi wayikoze ni Bill Gates wayikoze ntabyo narinzi naho amafaranga ye yanavuye ntabyo narinzi iyo wumvishe Microsoft se wumva ari nk'iki ayo busobanuro ntago mbwizeye gisimbuke ntabwo nshaka gukotora ntabwo nshaka gukotora ntabwo busobanuro natanga mbwizeye ntacyo ndabisiba oya nta kibazo byihorera niba atari byo ndabisiba oya ntabwo ari ibyo ndabizi none se ubwo okay ntacyo reka nkubwira ntabwo nkunda gutanga igisubizo kituzuye neza reka nkubaza kandi narebe umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no wowe ntabwo nkuzi okay umuntu yavuye nko muri Amerika sibyo hano mu Rwanda tumwita umuki umudiaspora tumwita umudiaspora sure umuntu avuye muri Amerika tumwita umudiaspora yego okay ntacyo reka dusoze tunagushimira kubwitabire mu kiganiro cyacu ndetse okay niba hari ikintu ubutumwa watanga cyangwa se ikintu wabwira abakunzi bawe it's your time watanga rero social platform zawe bagukenera uburyo yakubona ni mamita Gisele kuri Instagram yanjye banagufollowing se ko following nta kibazo kuri Instagram ni mamita Gisele kuri Facebook ni mamita Gisele kuri TikTok ko nenda ikoresha ni mami noneho buriya 1 gigi mbabari ngora akaboro ka TikTok kawe kakunzwe akantu kamaje gukundwa kugeza kuva natangira TikTok ntabwo nyimaze igihe kinini ariko akantu nabonye kakunzwe cyane kakanzanira aba followers benshi kakanarikingwa kenshi ndetse kakagira na views nyinshi na ka video nakoze ariko nari nanyweye okay anagako ni yandirimbo yo mu gitabo ngo Imana ni yikuri ndibi byo siteka ya noneho nyina ndimo kureba TikTok nyine ndimo no kunywa inzoga noneho bamfashe icupa nyine just nafashe kuni icupa ndakaririmba no ndangije hasi nandikaho nyine iyo abaririmbyi bagize korali baza kuba ari bo akuzuka kana kabonye nanjye iyo abasinzi abari bo baza kuba bagize korali yego kabora nakawe nakanje kuri TikTok naho mugenda mu following ni mami rimwe gigi ufite aba followers bangahe maje kujya followers 220 numwe ndakeka aho mperukiraho sinzi nimba wenda biyongereye
simbizi turanashaka n'akantu amahanga tuzashyira kuri TikTok. ntacyo bitwaye ndabikwemereye. No, okay, ntacyo nuze ufashe amafaranga miliyoni imwe ugakuraho igiceri cya rimwe wasigarana angahe? miliyoni imwe ugakuraho igiceri cya rimwe hasigara ibihumbi 999. ibihumbi 999. urumva ari byo? kanekereze neza. ibihumbi 999. ibihumbi 999. ibihumbi 900. ya nibyo ibihumbi 999 na 990. urakoze ku nkosora. urakoze ku nkosora. ibihumbi 900 na 999. Okay, ubwo Afrika yabonye ubwene gihugu ryari? ntago mbyibuka. Ntago mbyibuka. hafi nose Afrika yagira ubwene gihugu gute? bitewe nuko ufite ubuhe bwene gihugu wowe? ufite ubuhe bwene gihugu? bw'ubunyarwanda. urangotoje. Okay, bitewe nuko twagiye bitewe nuko impamvu mfite ubwene bw'igihugu. nyine kuri aho ugiye kudusobanurira gusanga ngo Afrika nyine bitewe nuko oya byagenze gute? mise nisubira nagaribye. Warugiye kuvuga iki? nari mbigereranyije n'ubwigenge. n'ubwigenge. none okay, yabonye ryari ubwigenge? ntago mbyibuka. Okay, bitewe nuko nyine ntacyo yenda igihe yaboneye ubwigenge. bitewe n'iki kintu wagiye gusobanura? ibyo nagiye gusobanura ntago byari byo. ntacyo tuvuga ubwigenge ntacyo. Okay, bitewe nuko Afrika yari iri mu bukoloni. urumva nyine nyuma y'ubukoloni hajeho ubwigenge. nibyo nari ngiye gusobanura ariko nyine igihe yaboneye ntago mbizi. none se Afrika yose yaboneye ubwigenge icyarimwe cyangwa buri gihugu cyabonye ubwigenge kwabyo? ntago mbyibuka. ntago byibuka. ubu ngubu u Rwanda na Ghana bwaboneye ubwigenge icyarimwe? oya. none se nyine birumvikana nyine buri gihugu cyabonye ubwigenge kwacyo. Okay, nta kibazo. So murakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. twishimiye cyane uburyo twaganiriye, twagize ikiganiro cyiza. abadukurikiranye bajye muri comment section bandikemo bamuhe comment mumushyigikire muri filime Gashugi ndetse n'izindi filime azagenda akina. Thank you so much, we love you guys. Don't forget to subscribe, comment and share kugira ngo mukomeze mu biganiro byiza na Beauty. Bye bye, we love you so much.